rero ngewe nta muntu wegeze umbwiriza, ahubwo ngewe nabwirijwe n'urusenda. Urusenda naruriye nanyweye G&B, ngira urusenda mu nkoko twari kurya mu nda harandya bikaze. Ngewe nahuye n'ibikomere mu rusengero, mpura n'abakozi b'Imana abandi bahagararwa tute bakambwiriza. Umwe yarambwiye ngo nituryamana ngo turongera ngo dusabe Imana imbabazi, ngo Imana ikunda abantu basaba imbabazi, ngo na Dawidi ngo yarasambanaga ngo ariko Imana ikamubabarira cyane. Hari naho duherutse kugira ngo ubonane n'umukozi w'Imana, banza uce kwa secrétaire ufate envelope ushyiremo amafaranga gutegeka, numara kwashyira muri yemererwa kwinjira kubonana n'umukozi w'Imana. Oya, umupasiteri runaka ati ikiganza gishyushye ningi gushyiraho ibintu leta bikoreka. Mpita nibaza icyo kiganza gihora gicometse ku mashanyarazi, nimbabura bagicaniraho. Ikizakubwira aho hantu yugezeyo ukavuga ku cyaha benda kukwica, barakubwira ati wikinira muri miliyoni zanjye. Ibyo byambayeho, ariko uko byagenda kose nagafuni k'Uwiteka muzakarya. Yesu nashimwe, ndabasoje mu izina rya Yesu. Muri uyu mwanya ndumva nezerewe Imana mu mutima wanjye yuko ari cyo navugana namwe cyangwa nabasha kuganira namwe. Rero mbere ya byose reka tubanze dusenga Imana, twishyire mu maboko y'Imana, kubera ko ntago wabyoroshye. Tuba twiriwe mu isi yuzuye ibyaha, mu isi ya Satani, mu isi irimo ibicumuro. Reka rero tubanze twishyire mu maboko y'Imana. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe tugirira uko bwije nuko bukeye, tugushimiye kuri Imana yacu bwite, tugushimiye kuri Imana itarobanura ku butoni, tugushimiye kuri Imana y'inyamaboko, tugushimiye kuri Imana igibasha gutoragura abantu mu gihonomanga, tugushimiye kuri Imana nyamana yuvuze biraba wategeka bigakomera. Aya masara tugwaye icyubare cya kigukwiriye, twemerere wongere tugarukeho cyane, twemere mwuka wera wongera tubeho cyane, twemere wongere tubere Imana, utubere ibisiringiro, utubere umutabazi, utubere agakingo k'amakuba, uwere wa Isiraheli. Imbabazi zawe n'urukundo byawe rusho kubana natwe, rusho kutugira neza, utwandikure mu gitabo cyapfa n'abarimbuka, twandika mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze, turagushimiye, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Nk'uko rero benshi wenda bashobora kumbona banzi ku mazina, nitwa Adeline wa Nyirawe, niyo mazina y'ababyeyi banyise. Ndi umwana wa kane mu bana mama yabyaye 5. Ndashima Imana. Ubu kugeza ubu ndi umubyeyi w'abana 4. Ni ukuri nabyo ndabishimira Imana, kubera ko ntabwo nari nzi ko nazaba umwe mu babyeyi, sinari nzi ko na bumwe mu bakwibaruko abana, nanjye nkabona abana bankina iruhande. Ndashima Imana. Rero ngewe nukuri nshima Yesu wampaye agakiza, nshima Yesu wanoraguye ahantu narindi, nshima Yesu utajya urobanura ku butoni. Nukuri iyo mvuga Yesu numva ndi kuzura izindi mbaraga, iyo mvuga Yesu numva ndi kuzura ibindi byiringiro, bitewe nuko ngewe nari nzi neza ko nta muntu ubaho wankunda, numvaga nta muntu wangirira imbabazi, numvaga nta muntu wangirira ibambe. Mu yandi magambo, nta mutima w'ibyishimo nagiraga, nta munezero nagiraga, nta n'urukundo nanjye ubwanjye nagiraga, kuko nta muntu narigeze mbona unkunda. Yesu ashimwe cyane. Rero ndi umwana wa 4 nkuko nabibabwiye. Ni ukuri nabaye imfubyi mfite imyaka 2 yonyine, byari bigoye. Nderwa na nyogokuru, twakuze turerwa na nyogokuru mu buzima butoroshye na gatoya, ariko ndashima Yesu. Muri uko kukura gutyo twakuze, ni ukuri turi abakatolike, benshi barabizi. Ni ukuri arabo duhurira mu murimo w'Imana turi kuvuga Imana, bande bavuga ati dushima Yesu wahaye Adeline agakiza. Rero ngewe ni ukuri ntabwo byari byoroshye. Muri uko gukura mu nakuranye ubwihebe, nkura ndumva n'undi umuntu w'ikihebe, numva yego ko n'Imana ntabwo nari nzi ko Imana ibaho usibye kubeshya. Imana ishimwe cyane. Twari abakatolike, tugatonda ku cyumweru tukagenda tukajya mu kiliziya tukitahira, bya bintu byo kuza umuhango nyine kugira ngo na nyogokuru abone ko twagiyeyo. Ariko reka nkubwire, mu mutima wanjye ntabwo nari narigeze ngira ibyishimo, ko najyaga mpora nibaze se Imana yakabaye ibaho yakantwariye mama nkaba imfubyi, kuko ubu nize kuvuga mama ubuhombereye umubyeyi. Ni ukuri nabyo ndabishimira Imana. Nakuze rero muri ubwo buzima bw'ubwihebe, ariko
uko ngenda nkura ngira imyaka yo hejuru ngenda nsobanukirwa neza ko hakiriho ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Nasomye ijambo ry'Imana sangaho ijambo ry'Imana ritubwira ngo nubwo Abraham atatumenye Isirayeli nitwiteho, ariko Imana yo ni data wa twese. Rero nukuri Imana yambereye data, imbera mama, imbera byose. Nakuze bitoroshye, niga bitoroshye, turya bitoroshye, tukaryama bitoroshye, nukuri kugeza ubwo nisanze muri uyu mujyi wa Kigali, ariko ndashima Imana aho Imana itugejeje. Rero nakiriye agakiza, nakira agakiza mu bana mama yabyaye ndi uwa mbere, ndumva ninjye wabanje gukizwa. Nyizwa Imana inkuye mu kabari. Shima Imana ishobora kuba yaramaye agakiza atari uko Burarirwa yahombye, ikankura ku nzoga atari uko nabuze amafaranga cyangwa se abazingurira, ariko Imana irangije impa agakiza. Uwiteka habwe icyubahiro. Nabayeho nkunda inzoga, ariko inzoga nkazinywa kubera ko numvaga nshaka ibindi byishimo, ngashakira ibyishimo mu nzoga, nkagendera mu kigurupe cy'abandi bantu. Nyine Imana ingirira neza, ngahura n'abandi bana b'abakire bakangurira inzoga nkanywa, nkumva nibwo buzima. Imana ishimwe cyane. Ariko nukuri naje gusanga mu nzoga atariho haboneka ibyishimo, ahubwo hajya haboneka umubabaro. Imana ishimwe cyane. Rero ngewe nta muntu wegeze umbwiriza, ahubwo ngewe nabwirijwe n'urusenda. Urusenda naruriye nanyweye G&B, ngira urusenda mu nkoko twari kurya, mu nda harandya bikaze. Wenda benshi arabo duhurira mu ivugabutumwa barabizi, bamaze kumenyera ko nabwirijwe n'urusenda. Imana ishimwe cyane. Urusenda yarundiye ndara hanze, umva birakomera, numva ndapfuye, ariko navuga ngo aho Imana imbabari ikongera ikangarira ubuzima, aho nakumva bavuga Imana noneho nakwemera nkayamanika. Ndashima Imana rero kujyamagara ukuntu gutandukanye. Igihe cyane cyo gukizwa cyari kigeze, nukuri najya nkubwire ngo nabagaho nta muntu n'umwe ubaho nishimira. No mu ishuri ahantu henshi nagiye niga, abana benshi barabizi. Ntabwo washoboraga kunsanga ngo nzane ibintu by'imiseko tuganire dukine, nabwira ngo wowe ufite nyoko ukwitaho. Ngewe rero ntawe nabonye mbabarira, nkumva nyine kuva ntafite mama unyitaho, nkumva nta n'undi muntu dufiteho kugira icyo twavuganye. Ariko nukuri ndashima Imana. Naje kuza i Kigali mvuye mu cyaro aho mvuka, turaza tuba mu mujyi wa Kigali. Tumaze kuba mu mujyi wa Kigali mbana na marume, maze kubana na marume, ariko marume yarafite uburwayi bukomeye. Marume aza kugeraho arapfa, apfa 2008. Kimara gupfa nibwo twabayeho mu buzima kandi bwo kongera kwirera. Ngewe na murumuna wanjye niwe twabanaga na musaza wanjye, tuba mu buzima bwo kwirera. Musaza wanjye rimwe na rimwe akigendera ntanatahe, ngewe na murumuna wanjye tukaba turaho mu rugo hamwe n'abandi bana 2 marume yarasize, ariko noneho nge ari nge mukuru. Mu kuba mukuru nyine urabyumva, uri mukuru uba wihereza uburenganzira. Nubwo nibwo buryo natangiye kwimika icyo bita inzoga cyane, ariko nkimara kubona ko zingize ingaruka mbanije mu by'Imana. Maze kwinjira mu by'Imana ndakizwa. Maze gukizwa nashatse Imana, shaka Imana ntayishakishije, nsenga Imana, numva iby'Imana biraryoshye. Kumwe najyaga nitabara kore ngo nabasazi, none ntangira kubona ko nta bantu beza babaho usibye abarokora. Imana ishimwe cyane. Nukuri muri ako gakiza mpuriramo n'ibigeragezo bikaze, nahuremo n'ibigeragezo bya bindi byari butume namuka wenda nkava mu by'Imana. Ariko nshima Yesu kubera ko Imana yari impamagaye igihe kigeze, kandi ibona ko ari inyungu mfitemo. Nukuri nagira nkubwire ngo burya Imana buri wese imufite mu inyungu. Igihe cyose ukoresheje inyungu neza, Imana igushaka iki yaguhamagara ukagikora neza, uko byagenda kose ibana nawe kandi kugirira neza. Imana ishimwe cyane. Umubyeyi Hana akimara kujya mu rusengero akabwira Imana ngo Mana n'umwana ngewe nzamugutura za mu rusengero rwawe, byahuye n'ikifuza Imana yari ifite ko
abana ba Eli bari bamaze gucumura ku Uwiteka, Imana ibona ko mu rusengero hari mu icyuho, Imana iravuga ngo ibyo nabyo umwana ndamuguhereza kubera ko nanjye nkeneye umuntu hano mu rusengero. Imana ishimwe cyane. Rero nanjye Imana yaribonye ko igihe kigeze ko ari abandi nafasha, ko ari abandi nahereza ubuhamya, ko ari abandi nanjye nageraho nkura nkageraho mbageza. Imana ishimwe cyane. Igihe cyarageze rero nyogokuru nawe aza kuza n'ubundi kandi turongera turabana mu mujyi wa Kigali, ariko biba bibi n'ukuri. Ntabwo yashaka ko nabo murokore najya gusenga Imana, nataha ngatukwa, yewe rimwe na rimwe nkaba nanarara hanze, ariko nihanganira muri ibyo bintu. Sinzibagirwa nakundaga gusenga makesha ku rusengero, nasengeraga twagiraga amasengesho ya nijoro. Noneho igihe kimwe njya kurara mu masengesho, nyagiyemo umukecuru ati reka Adeline yagiye kurara mu bagabo, induru ziravuga, Mana nta mu gitondo sanga mu rugo ari umuriro, sanga nibicika, barantuka banyumvisha ukuntu naraye mu bagabo, ariko ndavuga ngo nta kibazo, mfite Yesu uri muri nge, mfite Yesu wampaye agakiza, mfite Yesu uko byagenda kose ashobora no kuzankura muri uyu muriro. Ntabwo rero byanyoroheye, nakomeje gusenga Imana, ariko ikintu gikomeye cyaje kongera kunkomeretsa n'abantu b'abakozi b'Imana twasenganaga nabo. Reka mbabwire bene data, turi mu bihe bigoye, turi mu bihe biruhije. Ndashaka kubwira umuntu wari we wese waba ushobora kuba yarahuye n'igikomere mu rusengero, kugira ngo abashe gukomera umutima, ahubwo atumbire ijuru. Birashoboka ko Satani anyuze muri ba bantu kugira ngo wowe nawe ubivemo utinzira y'agakiza. Numara gutinzira y'agakiza, Satani yongera gufate bugwate. Ngewe nahuye n'ibikomere mu rusengero, mpura n'abakozi b'Imana abandi bahagararwa tute bakambwiriza ku cyari ko ngasanga nibo turi gusohoka, nibo bari kumbwira ngo twasohokana, twaryamana, twagira gute. Umwe yarambwiye ngo nituryamana ngo turongera ngo dusabe Imana imbabazi, ngo Imana ikunda abantu basaba imbabazi, ngo na Dawidi ngo yarasambanaga ngo ariko Imana ikamubabarira cyane. Mbese mu yandi magambo ko ari umukozi w'Imana akabye ngo arongera byeze nyine abihesha umugisha. Imana ishimwe cyane. Ibyo bintu byagiye binkomerera, nsanga mfite hari uburyo ugendana n'imbaraga utabizi. Nagendanye n'imbaraga ndi umupagani, ngasanga nkunzwe n'umuntu utagakwiye kunkunda, nkareba wenda si isuri kangaranye mfite, si iki mfite, ariko ngasanga umuntu ankunze, nkabona tutanakwiranye yewe, ariko we akanyereka uburyo nkunda kandi koko nanjye nkabona ko ankunda. Imana ishimwe cyane. Ibyo bintu rero, izo mbaraga ni imbaraga za Satani. Satani hari ikintu cy'uka guteramo cy'igikundiro, ukagira ngo nuko ukunzwe cyane, kandi ari umudayimoni ukugendaho kugira ngo abashe kugira akujyane muri Egihonomu, abashe kukurimbura. Kuko inshuro nyinshi bameze gutyo, ntabwo ubugendera mu nzira nziza. No handi usanga amabuwate, wasohokeye mu buwate, uryamanye n'abagabo batandukanye, kubera ko n'ubundi igihe cyose ubukundwa n'abantu batandukanye. Rero nkimara no gukizwa, nageze mu rusengero nisanga ndakundwa n'abantu batandukanye, sanga abandi bakijijwe, babandi barabakozi b'Imana, babandi bambwirizaga bikagenda neza, sanga nibo bari kugira gute, n'ubundi bari kunsaba ngo turyamane. Ariko nijiye mu bihe byo gusenga Imana, ngewe ndavuga ngo ngomba gukubita uyu mudayimoni, maze gusobanukirwa neza ko hari dayimoni ngendaho. Imana ishimwe cyane. Nasenze Imana, ninjira mu bihe byo gusenga, Imana igenda impereza amasezerano, igenda ivugana nanjye. Imana irangije rwose ngirirwa ubuntu, mbona cyacyuka kiri kugenda kimvaho. Ariko ibigeragezo ntibibura, abadayimoni ntibabura, ariko Imana ikagenda impereza uburyo bwo kugira gute, bwo kubitsinda. Yesu ashimwe cyane. Niyo mpamvu rero mw'ubwo buryo naje gukomeza. Imana iza kugeraho igihe cyo kubaka urugo kigera, ariko habaye mu gihe cyo kubaka urugo, mu rugo ntibishimira umusore twatugiye kubana nawe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo byageze aho naho nirukanwa mu rugo, baranyirukana, ngenda ntazi yonja. Ndashima Yesu ujya utoragura abantu, akabatoragura mu gihe wari wihebye, utazi epfo na ruguru, utazi nuko bizagenda, utazi. Ngewe nasohotse ntazi ahantu ngiye, ariko nshimira Imana.
naragiye nshyikira mu bakobwa bamwe b'inshuti zanjye, ariko nabo ngezeyo nsanga ni abakobwa badakijijwe biyinjirizaga abagabo nijoro. Mana ndavuga nti ubuzima nabwo ntabwo nzabamo ngo mbushobore, sanga iyo ntazashobora kwihanganira ko ntabana n'abantu basambana. Yaba yitaniye umugabo akubwira ati yaranjeho rero ujye kuryama hariya mu ntebe, urabona nzanye umushyitsi. Mbese nabwo nsangana ubuzima butanyoroheye, mbo biza kubaho njya kwibanaho gato, maze kujya kwibanaho ariko nibwo n'igihe cy'imyiteguro ya mariage yegereje. Ni ukuri ndashima Imana nubwo umugabo yampaye batamwishimiye, ariko Imana yari izi impamvu, hari icyo Imana yari yambwiye, hari icyo twari twamaze kuvugana n'Imana ku bwo muntu tugiye kubana. Ni ukuri najya nkubwire ngo banze kunkorera ubukwe, maze kunkorera ubukwe umuryango wose umvaho, ariko Imana inkorera ubukwe. Imana ishimwe cyane. Imana ihagurutsa abantu bo mu itorero, ihagurutsa abantu hirya no hino baradushyigikira dukora ubukwe. Mu gukora ubukwe, nyuma y'ubukwe urabyumva ubuzima ntabwo bwari bworoshye. Mugabo wanjye yari umukozi w'Imana, nta kandi kazi yagiraga, yavugaga Imana. Ariko reka nkubwire, igihe cyose wakora Imana utabivanga, igihe cyose wavuze Imana wumva nta kindi kintu uhanzeho amaso. Yesu ashimwe cyane. Uko byagenda kose Imana ikugirira neza. Ubuzima ntabwo bwatworoheyemo, twagiye duhura na byinshi, ariko Imana igenda ibana natwe. Imana iradushyigikira. Sinzibagirwa rimwe ari inzu rimwe twegeze tubamo, iyo nzu wajya kuryama ukavuga rero Uwiteka ndagusabye ntagire inzoka zingwaho. Imana ishimwe cyane. Hari igihe kimwe nzabereka ifoto yayo ndayitunga muri telefone yanjye, kubera iyo nzu yambereye inzu y'amateka. Ariko ndashima Uwiteka we, ndashima Imana. Reka mbabwire, nimureke dukorera Imana nta zindi nyungu tugamije. Mureke dukorera Imana tutarebye hirya no hino. Ngiye ubabwira ibi ngibi, reka mbabwire ni ukuri byari bigoye, byari binaruhije. Muri iyi minsi mfite umubabaro, mfite n'agahinda k'abantu bari gukorera Imana babivanga, abantu bari gukorera Imana bitaye ku nyungu zabo, abantu bari gukorera Imana. Umva, reka mbabwize ukuri, nimureke nimba ari Imana dukorera tuyikorere, kandi nimba ari Bayali nabwo dukorera nabwo dushishikare. Kubera ko abantu bari kuvuga Imana itabarimo, bakishakamo impano zitabarimo. Ni ukuri reka mbabwira, ariko igihe kiraje kandi kirasohoye kugira ngo abasenga Data mu kuri no mu mwuka bagaragare. Merutse kuganira n'umuntu, numva umuntu ambwiye ibintu, numva ibintu birambabaje. Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko nanjye waba umbonye kuri media nguku, ariko reka nkubwire, nubwo nje mvuga Imana, birashoboka ko ari undi wabonyeho waje akubwira Imana, ariko akakubwira Imana atari Imana imurimo, hari izindi nyungu akugambiriyeho. Njyewe naganire n'umuntu mu minsi yashize birambabaza. Biragatsindwa n'Imana kubona abantu b'abapagani nta mbuto batubonyemo, nta gakiza batubonyemo, kandi warahagaze ubwira abantu Imana, ugagarara nk'uko uvuga ubuhamya bwawe kugira ngo ushake indonke mu bantu. Imana ishimwe cyane. Umuntu arihangana arambwira ukuntu umukozi w'Imana yabonye nk'uku kuri media, aramuhamagara. Amaze kumuhamagara amubwira ko ashaka ko amusengera. Arangije aramubwira ati rero kugira ngo ngusengere nuko nshaka amafaranga miliyoni 9 ngiye kujya gusengera, hasaba kuba hari bodyguard kubera ko ari mu ishyamba ry'inzitane, kandi Imana imbwiye ko igomba guhita iguhereza umwana numereza izo miliyoni 9. Imana ntabwo ari radio uvugisha uko wumva ubishaka. Ntabwo Imana ari akabati wabitsemo buri kintu cyose. Hari ibitangaza by'Imana biriho, ariko hari n'uburyo umuntu agomba kubona igitangaza. Imana ishimwe cyane. Ntabwo igitangaza gica mu kiguzi wowe waciye. Amafaranga waciye ntabwo ari yatanga igitangaza. Igitangaza kiva mu bubasha bw'Imana. Nimba ari Imana yagambiriye ku muntu, uko byagenda kose kiratinda, kikamara imyaka n'imyaka, ariko kigasohora. Ntabwo rero igitangaza kiva muri bya biguzi wowe wamuciye. Imana ishimwe cyane. Hari naho duherutse kugira ngo ubonane n'umukozi w'Imana, banza uce kwa secrétaire ufate envelope ushyiremo amafaranga gutegeka, numara kuyashyiramo uremererwa kwinjira kubonana n'umukozi w'Imana. Oya, reka mbabwire, nasomye ijambo ry'Imana ari muri Yesaya
ibice bya 35:8 harambwira ngo iyo nzira ngo izitwa inzira yo kwera. Imana ishimwe cyane. Ngo ariko niyo yaba ari umuswa iyo nzira ntabwo azayiyoba. Iyo nzira ba Paulo bayiciyemo, iyo nzira ba Yohana barahanyura, hari abatubanjije baciye muri iyi nzira. Ariko ntabwo uyu munsi wa none twebwe ibyo turi kwita agakiza siko gakiza. Ibyo turi kwita abo turi kwita abakozi b'Imana nje gusanga atari bo bakozi b'Imana. Imana ishimwe cyane. Ba Paulo twasanze barakoreye Imana. Yohana ku irembo ryitwa Ryiza hari ikimuga cyari kihicaye cyahoraga gisabiriza. Imana ishimwe cyane. Twasomye ijambo ry'Imana dusanga bo baramubwiye ngo wowe udutumbire. Petero na Ana yabwiye ikimuga ati dutumbire wowe gusa. Nicyo dufite nicyo turi buguhereze. Nta zahabu begeze basaba kugira ngo bahagurutse wa muntu. Ibyo ngibyo babikoze kubw'impano yari barimo, nta kiguzi begeze basaba. Ntabwo bege bavuga ngo banza utange ibi kugira ngo tukugirire gutya. Amazi agacupa ka Nili ugasanga kari kugurwa 100,000 ngahe mu rusengero, kandi wenda wanaje nati kuyigujije, kandi baguhamagaye barakubwira ko ibitangaza bikoreka, barakubwira ko yagurambitse ikiganza ufite ikibazo cyo kutabyara, niba kurambika ikiganza uzikuri witujya urwaye indwara runaka, uziko bakurambika ikiganza ugahita ukira. Ariko barakubwiye ngo ishyura ya mazi, ishyura umushwari kugira ngo ubashe kubona igitangaza. Nshuti yanjye, nimureke tuve mu buyobe. Ntabwo ndi hano kugira ngo ngewe niyamamaze, ndaguhakaniye. Hari Kristo ndimo muri iyi minsi, ndi mu mwuka w'ifuhe. Kubera iki? Kubera abantu babivanze. Kubera iki? Abantu batubwira ko bahamagawe kandi n'ukuri twashaka imihamagaro yabo ntituyibone. Reka mbabwire, nimusenga Imana, muyisenga ubutitsa, ibakore ku maso kugira ngo mubashe kureba abantu abari bo, kugira ngo ubashe kureba umuntu ugiye kuvugana nawe ati umuntu ninde niki. Kandi Bibiliya tubwira ngo tuzabamenyera ku mbuto bera. Ese nimba umuntu akuzengereje rimwe, ndashaka amafaranga, ngiye kujya ku musozi bunaka, mpa amafaranga nkugireyo, urayamuhaye, bwake birakubwira ati shaka amafaranga, ndumva nshaka kugusengera, kandi Imana yaguye igitangaza, mpa amafaranga ya nawe ese wowe uratekereza ngo iki? Nimba usoma Bibiliya, ubundi byishimishwe nuko mudasoma ijambo ry'Imana ngo mumenye icyo Imana yavuze mu minsi ya kera, mumenye n'ikiri kuvuga ubu ngubu. Imana ishimwe cyane. Banza umenye ese niki. Abakozi b'Imana simbafobya baracyahari. Imana abwereye ngo hari icyari 7 bitarapfukamira Bayali, ariko reka nkubwire, nta kiguzi Imana yegeze ishyiraho. Imana yatanze impano, itanga impano zitandukanye. Izo mpano ndetse iratubwira ngo zizungura itorero. Imana ishimwe cyane. Ariko uyu munsi wa none uburyo turi kuzikoresha ntabwo ariko Imana, siko Yesu yasize avuze, ntabwo ariko n'ukuri. Reka mbabwire, ushobora kuzanyumva aho uzaba uri hose, ariko mbabara unega amatwi kuri aka kantu ngiye kubwira, kubera ko maze iminsi nsenga Imana, nkumva ibintu umwuka w'Imana nganiriza, nkumva ibintu umwuka w'Imana mishurira, ngasanga ari ibintu biruhije, ngasanga ari ibintu bigoye. Bibiliya tubwira mu byahishuwe ngo muri icyo gihe ngo bazababwira ngo ndibunaka, aho ngaho nimuzajye ko ntabwo ariho nzaba ndi. Ariko uyu munsi wa none barakubwira ngo ibunaka ngo biri gukoreka, nawe ukaburagiye. Umupasiteri runaka ati ikiganza gishyushye ningigushyiraho ibintu leta bikoreka. Mpita nibaza, icyo kiganza gihora gicometse ku mashanyarazi, nimba burabagicaniraho icyo kiganza, ese ibintu bishyushyemo ni ibiki? Banza umenye ibintu bishyushye muri cya kiganza. Bashobora gushyiraho imyuka ikakugira zezenge, ukavuga ngo wabonye imbaraga z'Imana, kandi utazi ko ari abadayimoni bari kugupakiramo, utazi ko ahubwo ibintu byawe bigiye gusubira udubi. Njya mperutse guhura n'umumama umwe, ambwira ukuntu ngo bamusengeye, yishyura amafaranga, bamuha papier jenike, bamubwira ngo agende ashyire muri business ziwe, nk'ibintu bigiye kugenda. Icyumweru kimwe abakiriya baraje. Ariko reka nkubwire mu cyakurikiye kikubwira ko ari imbaraga z'abadayimoni, nuko yabuze n'uwinjira hahandi
birenga nuko bamutereza ibyiwe kubera credit yari yafashe ya banki. Umva ahura n'ibibazo birengeje ibyo yari yinjiyemo bwa mbere. Asubiye ku mukozi w'Imana amusengeye aramubwira ngo ubwo nyine igitambo cyawe watanze Imana yarakigaye, wongera utanga ikindi. Nshuti yanjye aratanga ikindi akuye hehe ku icyo gihe yarasigaye adafite n'ibyo agaburira abana. Imana ishimwe cyane. Biragoye kubona umuntu ashaka kubwira ngo tanga amafaranga 500 wasize n'igihumbi wahaye abana ari umuntu wagisabye. Imana ishimwe cyane. Ariko umuntu akakubwira ngo nkeneye 500. Twinjiye mu matorero amwe namwe anakomeye, ugasanga umukozi w'Imana ahagaze ku gatuta akabanza akarebera umuntu runaka mwibaze yambaye kera bikimeze neza, cyangwa muri costume yaguze kera bikimeze neza, akavuga turi yawe ngomba kumubyaza umusaruro. Imana ishimwe cyane. Kubera ko yamubonye ko yambaye neza, ari nabi Imana igihisha, wenda yamuhereye utwo tuvuta yisiza ako gapuderi yanogereje, avuga turi yawe ndamubyaza umusaruro. Ako kanya ati nimero yawe, kamuhaye nimero. Ndashaka kugusengera Imana ari ibyo yanyeretse ngomba kuzakura mu nzu yawe, bahambye mu nzu yawe. Nawe ati karibu. Yajya kuza guhamagara tumva mwuka w'Imana arambwiye untekere inkoko nziza. Ese koko ni mwuka w'Imana ubikubwiye? Ese aragutekera inkoko nziza nimba n'ibishyimbo no kugira ngo abone ibishyimbo ateka byabaye ikibazo? Wowe uri kumubwira ngo umwuka w'Imana arambwiye ngo untekere inkoko. Ese wa mwuka ukurimo uyobe ko wa muntu akennye? Wa mwuka ukurimo ushobora kutamenya ko wa muntu inkoko ayiherutse mu myaka nk'itandatu ishize? Uwo mwuka w'Imana ni bwoko ki? Imana ishimwe cyane. Abantu benshi baraguye kubera abantu bita ngo ni abakozi b'Imana. Uwo muntu nubimubwira aratangira kwibaza umwuka w'Imana ukubwiye ngo iyo nkoko kandi nawe yagize ihurizo ry'ikintu ari buteke, biratangira kumugwisha mu mutima. Imana ishimwe cyane. Numara kwinjira mu nzu ye uratangira ngo umwuka w'Imana ambwiye ko ugomba gutanga igitambo. Akira envelope ushyiramo amafaranga runaka ya naya, ubundi ngiye kugusengera Imana ibintu bikoreke. Bamwe arabagiye bajya mu madeni ngo bakeneye ngo kugira ngo basengere Imana ibintu bikoreke. Ese koko byarakoretse? Nimba byarakoretse Imana ishimwe. Ariko ngewe mbonye benshi bari mu marira n'agahinda. Bitewe n'iki? N'abakozi b'Imana, n'abita abakozi b'Imana. Ngiye mbita ngo bita abakozi b'Imana. Ni ukuri kandi atari abakozi b'Imana. Kuko igihe cyose winjiye mu rugo rw'umuntu kugira ngo ibyo winjire y'ubuzima buhinduke, aho ugasanga n'ibyari birimo urabisahuye, icyo ni ikibazo. Ahubwo nakugira inama yo gushaka business ukora, kuko biriya tubwira ngo izaha umugisha imirimo y'amaboko dukora. Ibyo dukora Imana igenda ibihereza umugisha. Shaka akazi ureke gutukisha izina ry'Imana, ariko uko byagenda kose nagafuni ko Uwiteka muzakarya. Imana ishimwe cyane. Umva reka nkubwire, Imana niza ntabwo izaceceka. Imana irambiwe abantu bayitirira. Imana irambiwe abantu bakumaze gukora business zabo. Uyu munsi wa none hari udutute rwose duhari tw'utu business. Imana ishimwe cyane. Waye kubera ko ufite amafaranga yawe washatse urusengero rwiza ushyiraho ngaho, urahamagaza abakozi bawe nyine wumva ushaka araba wishyiriye wowe wishyura yawe kugira ngo ubone ayo bakwinjiriza. Imana ishimwe. Ikizakubwira aho hantu iyo ugezeyo ukavuga ku cyaha benda kukwica, barakubwira ati wikinira muri miliyoni zanjye. Ibyo byambayeho, ndi umugabo wo kubihamya. Imana ishimwe cyane. Akubwira ko uri gukinira muri business ze, akakubwira ngo izo byaha ushashaka ujya kubivugira uzagende mutubare na hey. Ariko reka nkubwire, gusengana icyaha ni ikizira imbere y'Uwiteka. Urimo urasakuriza Imana, uzahora kuri iyo ntebe, ubuzima bwawe buzahora wizungurukaho nyine naya uzahora yakura mu mufuko uyatanga, ariko ibyo usaba Imana nta na kimwe ugeraho. Bitewe n'iki? Wanze kuva mu ngeso,
wanze kuva mu cyaha ariko nta mugayo, n'ubundi nuguhagarariye no wita umushumba wawe ibyaha binywa nk'amazi. Rero niyo mpamvu n'icyo kiganza kikujyaho uko byagenda kose, nakigukiraho uri umusambanyi nawe uzasambana, uzisanga uri guca inyuma y'umugabo wawe, wisanga uri guca inyuma y'umugore wawe, wisanga uri gusambana bitewe n'ikiganza bora bakujabikaho buri munsi ngo wagiye gutanga ngo ituro, ngo wagiye gutanga ibiki, bagushyiraho ikiganza bagushyiraho iyo mivumo. Yesu ashimwe cyane. Hari aho mperutse kubona nsanga umukobwa yari indaya, ndabizi neza aricuruza, ariko kubera ko yaparitse imodoka yiwe nziza hariya, bari kumuhamagara mu rusenge, mukobwa w'Isiyoni ngwino nguhesha umugisha, mukobwa w'Isiyoni hazanye cya 10 yicuruje ajanye cya 10. Ese koko icyo cya 10 Imana iracyemera? Ntabwo Imana yemera ko dutanga ibya 10 byo mu mibiri yacu. Niwe mukobwa w'Isiyoni wiwe nyine, kubera ko irarigiwe bararihuje. Ariko reka nkubwire, nimba ushaka gukorera Imana, va mu byaha ureke icyaha n'igisa nacyo, Imana ikugirire neza. Nabonye ndeka ibyaha, nabonye ndeka kunywa inzoga, nabonye ubu ngubu icyaha gisigaye kindyohera cyane, Imana ishimwe cyane. Ariko mbere numvaga kutarya udafite byeri, ntabwo burarirwa yahombye, nta nubwo yari yimbuka hwiri, nukuri. Ariko kubera agakiza katurimo n'iby'Imana yadushyizemo, ntabwo bitwemerera kwijandika mu cyaha icyo ari cyo cyose. Imana ishimwe cyane. Uyu ukorera Imana rero wararitse icyaha, Imana igukura ku rwego rumwe ukagera ku rundi. Nshuti yanjye, Imana ikagukoresha byinshi nawe utatekerezaga. Haleluya. Rero niyo mpamvu ngewe uyu nguyu ukubwira ibi ngibi, hari ahantu henshi tugiye kuvuga Imana, ariko wagera Imana yakwereka ahantu wicaye ugatangira gusenga Imana, ugati Imana ahantu nuhamagurutsa nkasohoka, urabugize neza. Bitewe n'iki? Ni mu kuzimu. Ibiteko by'amatabazi byamaze kugenda kera, Satani yamaze kwatura inda. Imana ishimwe cyane. Ni ukuri, reka mbabwize ukuri, nyamara umuntu ajya amenya iyo ava, ariko kumenya iyo agana bikaba ikibazo. Iyaba mwari muzi aho mugana, iyaba mwari muzi uwababanjirije, mukamenya urugendo yagenze. Nshuti yanjye, nkunda abagabo 3, Saduraka, Meshake na Abedenego, nibo bavuga ijambo ryiza, baravuga ngo Imana yacu ibasha kudukiza kandi nayo itadukiza. Reka nkubwire, mu rushako rwanjye nakoreye Imana, ndi kuvuga ngo Mana, nubwo nshonje, nubwo nambaye ubusa, nubwo ndiho nabi, ariko ndabizi ibyo byose urabishoboye. Ariko naho utabikora, igikuru nkeneye ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Mureke duharanire kuzinjira muri ubu bwami. Yesu yaravuze ngo ndagiye ngiye kubategurira aho nzaba niho namwe muzaba. Ese koko uzajyayo cyangwa wamaze kwiyubakira iyawe hano mu isi urumva warabyujuje? Uyu munsi wa none ikintu giteye agahinda, ikintu giteye ishavu, urumva ushaka kubaho nk'uko runtuzabayeho, urumva ushaka kwambara nk'uko runaka yambaye, urumva nimba agende muri Range Rover ati nanjye ntabonye Range Rover ntibiri buvemo. Niyo mpamvu ugiye kweskora umuntu runaka ati Imana yavuze. Ariko ntabwo uzi neza ko uri kwikururira umuriro, uri muri roho amakara utabizi. Imana ishimwe cyane. Nkunda gutega amatwi radiyo, ukajya kumva umuntu agiye kuri radiyo, agiye kukibwiriza nkaho yakabwirije cya kibwiriza, ahubwo aramara iminota 30 aranga urusengero asengeramo. Ese urwo rusengero rwawe ruri mwiki? Agatangira ati numara iminota 10 utarabona igitangaza uhaguruke wigendere. Ese ibyo bitangaza byabihora byicaye ku ntebe? Hari abantu bamwe sigaye numva nzajya gushaka tugakorana nabo, ariko wenda ashobora no kunyumva nabi bitewe nuko ashobora kumva ko ndi kumwicira isoko. Ariko reka nkubwire, Hana muri Bibiliya dusoma Hana yabonye igitangaza cy'Imana. Uzasome igihe byamaze, uzasome kwa Erukana, uzasome uzasanga igihe byamaze kugira ngo abone igitangaza. Hari abantu babonye ibitangaza by'Imana, ariko uzagenda urebe n'inzira byagiye bicamo n'igihe byagiye bicamo. Reka nkubwire, birashoboka. Ibitangaza rero byihuta cyane ni ibya Satani, ntabwo ndi butinye kubikubwira. Imana ikora ibitangaza, ariko ibya Satani byihuta kubi.
ibyo rero bari kukuhamagarira ngo ngwino ngo numara iminota 10 utarabibona ugende ngende umva icyari cya Satani kuko igitangaza cy'Imana ntabwo gihora cyicaye ku ntebe kuko ndumva icyo ngicyo no mu ntebe wawe wicayemo wagenda ukacicaramo uzaze ndakurangira urazamuka umanuke utega ibi nibi nimero za telefone yarazisuramwe inshuro zirenga 15 ese mbabarira umbwiza ukuri icyo nicyo cyakujyanye kuri radio cyangwa wari ugiye kuvuga ijambo ry'Imana reka mbabwiza ukuri Imana turi gukina nayo ntabwo muzi yariyo ariko nyamara ni Imana yera yabwiye Mose imuhamagara iramubwira ngo kwetura inkweto kuko aho ugeze nahera abantu nahera bamaze kuhageza ibikweto byabo byanduye bamaze kuhageza ikizira birababaje kwa umuntu yagakiriye ariho uyu munsi wa none ari gukomerekera rero ngewe nagiye mpura na byinshi mu bikomere mu nzu y'Imana ariko nagiye ngirirwa amahirwe yo gusobanukirwa nkamenya imikorere na strategy ya daimoni na strategy ya Satani nkegera Imana ngasenga Imana ndajya ngubwire ngo uyu munsi wa none ubuzima nari ndimo sibwo uyu munsi wa none ndimo ndajya ngubwire ngo umuryango wari waranyanze ariko uyu munsi wa none turi inshuti Haleluya uyu munsi wa none turi inshuti kubera bamaze kubona Imana indimo bamaze kumara kumenya ko Imana ibasha gukura hasi gasubiza hejuru shima Uwiteka nyizwe Imana yarambwiye ngo misiyo nguhaye nukugira ngo ubashe gukura umuryango wawe mu isayo byarangwa ariko mbigeraho uyu munsi wa none nabarokore uyu munsi wa none bose babatijwe mu mazi menshi n'abaririmbyi abandi n'abadiyakoni nukuri ndashima Yesu kuko yakoze iby'umumaro yakoze iby'agaciro ntabwo byari byoroshye ariko Imana yarahabaye Yesu ashimwe cyane ariko ibyo byose biva mu gusenga muri mbyaremye ngo biva mu gusenga n'ahandi biva usibye mu gusenga rero kunda gusenga ibindi byose n'ubusa abo ngabo bakubeshya abo ngabo bagushuka ngo bagiye kukurira imisozi wowe nutafata umwanya ngo uhurire nudafata umwanya ngo ujye imbere y'Imana ndakurahiye bazagusengera ibiganza bizakumiraho bazagusengera uzayatanga gushiremo namara kugushiramo wenda burani nibwo uzibuka kugira gute gusenga Imana nta muntu wakuririra umusozi ndaguhakaniye ni byiza kusengerwa n'umukozi w'Imana ariko ni byiza ko nawe usenga Imana ni byiza kureka cyane igisa nacyo ugatera intambwe twasomye ngo intambwe imwe gusa ni usabwa gutera Imana igatera 99 zigeze gute zisigaye iza mu byawe kandi none yasamije abambwa ngo abanshakana umwete abo ngabo nibo bazagira gute nibo bazambona hari benshi bakoze Imana narinzi kandi rwose tuzi nyine tumva ko ari abakozi b'Imana nanjye nari kudamara nkavuga ndabangabo bazajya bansengera reka nkubwire n'akarusho umugabo wanjye n'umukozi w'Imana nico gihe ari umukozi w'Imana ne kujya mvuga ko n'umugabo wanjye bihagije kuyasenga na yasengera urugo ariko reka nkubwire intambwe wo utera ushaka Imana utera wegera Imana utera wumva ushaka Imana iyo ngiyo ikwegerezanya n'iki n'Imana irero iby'Imana birya barambije abarambiwe batashye nuko reka nkubwire byarangwa ariko Imana iranyereka uyu munsi wa none mfite ishimwe mu mutima wanjye ndashima Imana ntabwo nkiri mu mwanya w'abasengera ibiryo ngo nicare mvuge ngo ningira amahirwe nkabona umugabo atanye 1000 ndashima Imana hoya Imana yarangabiriye nanjye ndarya nongera numva ndahazi numva bigenze neza Imana iranyambika kandi ajyaga nicara numva nsengera Imana numpa igitenge nzagushimira nunyambika nzagushimira ariko reka nkubwire Imana yangiriye neza uyu munsi wa none ukigura ntakigusabye hari benshi tuziranye byonyine umwuka w'Imana wabonye ko nkeneye kwambara ibiguteramo ukumva ugize ishyaka n'umwete wowe ubwawe ukagira gute ukabyikorera ukamamagara ati shyikira nduva umwuka w'Imana ari ikintu ndegeka kugira gute gukora ntabwo nzaza nkubwire ngo Imana irambwiye ngo ngura igitenge nubimbonaho rwose nanjye uzambwire nihane icyo gihe nzaba naguye kandi nukuri nsaba Imana umva aho nerekeza ni mu ijuru aho umutima wanjye numva unyotewe ni mu ijuru icyama nkazaribamo Imana ishimwe cyane nasobanukiwe ibanga ko riba mu gusenga sobanukirwa ko gikuraho ibyaha kigakura umuntu mu rungabangabo ari ugusenga nsobanukirwa neza rero nawe reka nkubwire inshuti
egera abakozi b'Imana ubona bari mu mwuka w'Imana bagifite impano yo gusenga, bakwinjize mu mwuka wo gusenga. Njyewe n'abantu tujye dusengana, hari abantu benshi dusengana, njya nkunda kubabwira, nutagira ishyaka uze unkurikire tujye gushaka Imana. Nshobora kuzagerayo aho ngusengera nkabasha kuba nagusengera ijambo rimwe, njye nkisengereje amagambo 90, kubera ko ari njyewe ugize gute mbabaye. Ariko nawe umubabaro wawe nuwuzana tukazamukana, bizatuma dusyazana ibyuma, kuko icyuma gicyaza ikindi niko n'abakozi b'Imana basyazanya. Reka nkubwire, nawe waba umukozi w'Imana, nawe wakorera Imana, kubera ko Imana ni Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose abakora ibyo gukiranuka abo ngabo Imana igira gute irabemera. Imana ibahereza umugisha. Turi kumwe, ndimo ndategura ibibwiriza, nshaka ko tuzaganira. Hari amayerekwa menshi Imana iri kugenda inyereka muri iyi minsi. Hari ikintu Imana iri kunyereka kuri aba bantu bari kugenda bambaye ubusa mu muhanda. Hari amayerekwa Imana yanyeretse y'aba bantu bari kwisiga ibintu by'umutuku ku munwa. Urimo urashyira danje ku munwa wawe, urimo urashyira mo stop. Reka ibyo ngibyo ari ikintu mwuka Imana yabinyeretseho. Imana nibikunda tuzongera tubane, mbibasobanurire neza, mbabwire iki Imana iri kubivugaho muri iyi minsi. Tureke kwishushanya n'abisi, mureke kugenda nk'abiki gihe, ahubwo umwuka w'Imana ubarimo ubayobore inzira y'agakiza. Murakoze, ndabashimiye. Reka dusoze dusenga Imana. Imana ndagushimiye kuri Imana ishobora byose, ndagushimiye kuri Imana irahiherereye, ndagushimiye kuri Imana nyamana, ngushimiye kuri Imana itanga agakiza, ngushimiye kuri Imana igikura umuntu kuri mini atari uko mini zashize mu isoko, ngushimiye kuri Imana igikura umuntu ku nzoga atari uko inzoga zashize mu kabari, ngushimiye kuri Imana igibasha guhindura umuntu wari ikigomeke, ngushimiye kuri Imana igikura umuntu bwibone. Umana data twese mutunganye, gushime ko nanjye uri Imana yantunganyije, izina ryawe icyubahiro. Hari bene data rero nabo bataratunganywa, hari bene data batarabasha kubona agakiza, wabahereza agakiza. Mana tukomeje no gusengera Mana data twese nicano kugira ngo uhereze umugisha, nukuri muri iri vuga butumwa barimo ubagure, ubagirire neza Mana, kugira ngo ijambo ryawe rikomeze gusakara ahantu hose, kugira ngo abantu bose bari barayobye bamenye inzira yawe, kugira ngo imitima yari ikomeretse Nyiringabo Imana yongere yomorwe nawe, kugira ngo Mana n'igihe cyawe nikigera tuzabashe kwicara nawe, tuzumve kuri ya ndirimbo zaturirimbira. Urakoze, urakarama, ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye kubikoze, amen. Nimba ari uwifuza ko twasengana Imana, hari benshi dusenganya Imana, ni ukuri nkunda gutoza abantu inzira yo gusenga Imana, ukumva ko twasengana Imana, cyangwa se akaba ari byinshi wakumva ko wasobanuza. Nimero ya telefone nkoresha ni 0782 666 5113, 0788 666 5113. Shalom, Mana ibahereze umugisha.